bamwita na Ju iwacu uri mu majyaruguru papa wanjye no munsi y'ibirayi baramuzi no muri Musanze hose benshi ndimo ndasaba akazi none se ko wayobye hano ni kwishantiye cyangwa ni ku ndege oya njye nakora akazi ko mu rugo gushoboye iki wambaye ibyo nshoboye guteka gufura gukurupa gukaranga gutogosa ibyo ari byo byose akazi kose wamereza nagakora kandi natego urumva wabishobora nabishobora cyangwa wayobye ujya muri studio ko mbona umeze nk'umusani oya byose ibyo bikora boss wema akazi kawe urebe ko kazigera gapfa niri na rimwe kambanze bitekerezo nari boss nari boss rakamazi waruzi n'ikindi nta kazi gawe oya boss wangeragere ntabwo byakunda nakumva nkubwire sha kandi ubundi bwoza yamwembanga 15 ku kwezi boss 15 se wize boss nize guteka nigiye mu rugo wanyu si wanyu habishuri iyi mama yakubangisha guteka ibyo ari byo byose nje nagutekera neza cyane ego boss nakoze giravuga akazi ndakabonye ndagaswingingire reka nze boss ndamuhoreje amazi yiwambwiye kanze ndayamugize gari guhora karita yanze guhora ndayahoza ariko kazi kashushe gate amahanga rwasanga twakira uko ka igicucu ntabwo yabigira cyangwa ikigore igise boss niko ndaguhoreza amazi gatangiye no guhona ko niko wahoza amazi niko twe duhoza niyo ufite igikoma ufata igikombe kimwe ufata n'ikindi ukajya icyo ni igikoma so uri muhoza buta boss ngende na Ju wabi toka nitegura ibiryo abashyitsi bagiye kure koshi ndabishyire muri salos bishyire ku meza Najua kame boss abashyitsi barizo bagera hano kuva nyiva muri dushe utarategura ibiri boss manyirimo ndashyiramo akunyu n'agasenda n'ibindi birungo rega angiranga ngiye n'abashyitsi be baze kurya ibiryo bya beta bemera neto niyo munyu ubushyiramo se cyangwa umufuka ngufite umukozi uzi no guteka singiye ubwo byo wabitetse neza boss kabisa ni ruzungu ntasubira mu kazi karibu abo kwa Kamugi mumeze bite bimeze neza niko iminsi myinshi kumwari mwarabuze n'igiye iminsi kabisa makuru y'iminsi yagenda nicare rwose ariko bimeze sawa ibintu bimeze neza ariko muraho rwose shakuje kwicara hano ibintu bimeze neza mu gikoni bimeze neza byose nabitunganyije n'ibyo nabizanye hano ku meza byose nta na kimwe gisigaye mu gikoni ubwo nta bintu byatunganye mu gikoni waba wasize bidatunganye oya nabyo boss ibintu byose bimeze neza genda urebe wakoherejeyo no mwana wakajya kureba uwo mwana niwe ntaha akazi cyangwa ntaha akazi boss ntabwo wakubaho ku muntu mukuru kandi hari umwana ruto uyu mwana ajye kureba ko mu gikoni bimeze neza oya ntabwo ariko se shaka mugiwe nuko se bisigaye bibangana bimeze mu rugo rwabo uyu ni umukozi cyangwa ni iki nanjye sinzi muhimba yikize
nanjye nayobewe impamvu kandi muzanye ejo bundi. ariko boss byose nabitunganyije neza uretse nibaza kujya kuri bino biryo baraza kwemera bose barakubwira ngo niterebye kandi uraza to hari umuntu umamagaye kanzi. nawe ubundi boss none se ushaka igikoresho se kimeze neza ku Hanyuma. Krame boss Kwandikira we. Nigera ngo umukozi asangira na boss ndetse n'abashyitsi. iryo tegeko se ryasohotse ryari Ryasohotse ryari? Waranzanye cyangwa narakuzanye? narizanye None se niba warizanye nkaba naraguhaye akazi nibwo tujya gusangira n'abashyitsi ndetse na boss. ase boss ari ugusangira nanjye umukozi wawe gutekera amazi yo koga ngakumenyera ibyo kurya mu gitondo saa sita nimugoroba no gusangira na bari abashyitsi baje bagahita bakaba bagiye guhita bigendera ubwo ngubwo w'agaciro ninde warya ibyo byiza ninde wasangira nawe wahita mu nda Ibyo biryo so wabihashye. wese bo wabitetse None se kuba wabitetse sinjye uba wabihashye. none se kuki bihaha ntubiteke none Uzi n'ikindi? iki se boss nawe rwose turamenya kubana neza n'abantu bose Fata ibyawe bizongera no kungarukira.